bamurikiriyeho ibintu binamuca intege kabisa bitazanamugarura muri kariyeri kandi muri successful player murabizi udafite strong mentality muri football cyangwa ngo uze ufite ngewe ku giti cyanjye man banumva kereka bagiye bafata bari abantu bose uriya umukinnyi ukina imyaka iri hejuru y'10 man yarangiza ukamurikura akagenda nyine nta kintu afashije industry man nta kintu biba bimaze ahubwo ejo warangiza ugatangira kumuseka ngo yarakennye bya bintu mbona ari byo nyine ahanini njye mba numva ahubwo bari abantu bafite ikintu bazi umupira hari abakinnyi man baba barize wenda yego rimwe na rimwe amashuri aratugonga hari igihe umuntu atinya gushyira muri domaine avuga turiya se wenda azi iby'umupira ariko si yize si yashobora kujerera ariko hari abantu man baba barize ku buryo ushobora kumupipinga uwo muntu ukavuga ati uyu muntu man ari n'igihe ushobora kumushinga abana bahehe bo mu karere runaka ariko akaba ari hafi aho ngaho mu buyobozi ku buryo yabamo n'umujyanama uri kumva man ariko kuhita ukurekura kuri hari ukuntu nyine bitewe n'ubuzima tubamo mu Rwanda hari igihe umukinnyi akina imyaka myinshi kwa kundi ukina imyaka myinshi ukisanga warageze mu kipe nyine zitakiguhemba neza ubuzima bukamera nabi man nyine ukawuvamo ubona abantu bose bameze nk'abari kugutera amabuye ngo genda ahubwo ejo ukabona bari kuguseka icyiza rero mba numva ahubwo ikintu cyadufasha ukabona ko ari inzira nziza ukabona ko n'icyizere gihe man abo bantu ugiye ubafite ukabagumana ku ruhande buri bihugu byose byateye imbere man muri legend nashaka akaba yakinnye seze 5 nashaka man hafi aho ngaho aba hano Dani ari abantu bari hano bagukurikiye ndumva abenshi wenda bashaka ko bazi iby'umupira nabo mwajya mubabaza ibyo batazi cyangwa se bakabaza ibyo cyangwa se nabo bakagira inama ko burya ntabwo turi abahanga gusa ko tuba muri ibi bintu hari n'abantu babirebera hanze ariko burya ari abahanga hari n'umuntu ushobora kuba adakina umupira cyangwa se atari n'umutoza ariko ari umuhanga muri icyo kintu yidokimanta kuri icyo kintu so rero ntihagire nabo ibitekerezo byabo tuba tubireba tubisome turebe ufite ikibazo cyangwa inyunganizi yumva yatubwira wenda turebe ku by'umupira wacu ariko n'ubundi ntacyo twahita duhindura aka kanya nuko tuba turi kwiganirira kugira ngo wenda turebe ibyafasha ariko kuganira burya biba bifite n'icyo byahindura nta wamenya kubera spirit biri hano ni mwebwe mu bakiteri muri kuri tapi urabona ibibazo byose bibera mu mupira urabibona reba nk'urugero uyu muntu reka nzi basomera dore nk'urugero Haruna bari kumwirukana muri kariyeri ese bundi birayo ntago bibaho man umuntu nka Haruna imyaka aba yarakinnye byo bigiye kureba ubona bigoye ariko kiriya kintu nanjye kirambabaza uramane no muri janderi uba ugomba kuba hari iruhande rwawe nakubwira rwose ko hari ibintu mbona nkabona ntabwo bikimishije biriya rero nibyo nari ndi gukubwira biri mu bintu bya mbere bifasha iterambere man ry'umupira w'ahantu runaka man Haruna bafite ibintu byinshi cyane byinshi azi yanyuzemo mu gihe cyashize abantu bari kuyobora uyu munsi wenda ashobora kugiraho inama akagira ikintu ababwira uri kumva kuko buri ikintu twibeshyaho ni kimwe hari igihe iterambere riza none natwe tugakomeza twiruka inyuma y'iterambere ariko hari ibintu turi gusiga inyuma twe tuzi ko nyine wenda uyu munsi wa none iterambere ari ukuba shampiyona ari guca kuri televiziyo ariko biri kugira gutya ariko n'uburyo yubakwa n'uburyo wubakamo abantu sireba bimwe nakubwiraga urabona nka kapiteni Aristide uramuzi ni umurejanderi muri basket na n'ubu ngo aracyakina mu ikipe bita Kepler urabona hano aranditse ngo abasaza shyiraho kara kaboro ka respect ngo hari akantu bita porte de sortie kuba athlete
kumenya igihe cyo gusohoka muri ibi bintu. So urumva rero nk'ibintu kapiteni avuze nyine ubwo buriya muri basket yo mu Rwanda baradusize n'aba pro basket yo buriya ngewe nta nantu twanabafatira kandi imana igiye kureba ku isi yose muri buri gihugu cyose usanga umupira uri hejuru, ariko mu Rwanda niho hantu honyine basket ubibona ko iri hejuru. Nta nantu twanayifatira umufungo ukuru baba bafata umufungo umva, ariko oya ntago ari umufungo kimwe nibyo twavugaga, sibyo? Urabona jewe hari ikibazo njya nibaza, sibyo? Urabona umupira influence ugira kuri society n'agaciro ubona wenda nk'abakinnyi bo mu cyiciro cya mbere bahabwa mu Rwanda, ukabona nyine ikipe umukinnyi wamaze amezi atatu adahembwa, afite famiye, afite ahaba, afite ibyo agomba gukora. So swat uri president wa equipe, iyo equipe urayifata nk'aho uwo muntu akaza akora ari akazi ke k'umwuga cyangwa nyine space biba birahari. Dani wagerageza gusoma comment z'abo bantu. Hano hari undi muntu mbonye aravuze ngo reka garuke gato kubyo yaravuze nyine ngo abakinnyi bo mu Rwanda dushinjwa kwirara cyane. Barampa urugero ngo nk'umukinnyi avuye muri Gicumbi we ubwe aba yumva inzozi ze garuka ukina muri APR na Rayon, ariko se buriya nibyo se? Kuko ntago numva ko umukinnyi inzozi ze ari ugukina bikarangirira mu Rwanda, kuko aba afite ingero z'abantu benshi bagiye basohoka. Ntago numva, wenda ashobora kubona ko yagezeyo ku bijyanye n'ubushobozi, ariko ntekereza ko ahubwo ko umuntu agera mu kipe nkuru ariko agenda afunguka mu mutwe kubona ko yajya n'ahandi bishoboka. Icyo kwirara cyo si njye ntabwo njya impamvu bavuga ngo abakinnyi b'Abanyarwanda barirara se, ahubwo biterwa n'umuntu. Ntekereza ko ari umuntu ku giti cye, sinzi mwe uko mubyumva, ko umuntu yazi icyo ashaka ntabwo yakwirara. Umva nyine birazira muri bya bindi twavuze byo kugira ibihe bibi, akatabumva ko wiraye. Umupira wacu byo uri hasi cyane, byo gusa uyu muntu Dani 50% no muntu turemeranye. Kubera iki mufite mwebwe nk'abantu mukina hanze mufite experience kurusha abantu turi hano twakinye biri local. Abantu mwakinye hanze muraturusha experience nini, ariko abenshi giye turaganira nyine wenda na Dani tuganira. Iyo urebye imikorere yacu twebwe abakinnyi ba hano n'imikorere y'aho hantu mwagiye mukina biratandukanye. Bitandukanye. Ari niyo mpamvu nayo nari nsoje nkubwira ko muri ibintu yaravuze byo kwirara nibyo. Hari nk'igihe ngewe nshobora gukina match ebyiri ndi muri za forme, wenda natewe nuko nakoze icyumweru kimwe extra training, nkajya muri forme, namara kubona ko ngiye muri forme ya match ebyiri za extra training nkahita nzihagarika. Yego, ibyo byo bibaho ndabizi nanjye. Kandi ubuzima bw'umukinnyi ni ugukora. Ni nabyo bituma umukinnyi agira top performance. Nitubeshyanye twese turabakinnyi b'umupira n'abandi bose. Iyo ukoze ibintu biri extra training, biri muri training ukavamo ugakora extra, igihe icyo ari cyo cyose performance yawe iri hejuru. Oya kandi ariko yo bya bihe bibi byaje biranashoboka ko wanakora sibicemo ku muntu wagize mu bihe umupira. Uno muntu ikintu yarashatse kuvuga wenda nuko atagisobanuye neza. Inaha twebwe usanga tutabakose. Urugero hari umuvandimwe dukunda kuganira cyane yitwa Ngabo uramuzi niko mu bana batoya ba APR. Yarambwiye ngo ko twaracyanye muri APR, urumva muri APR nge namaze imyaka 5. Yarambwiye ngo imyaka yose yabaye nta mukinnyi yigeze aba nyuma nyine yazira generation zindi yakinyemo mbere, nta mukinnyi yigeze wamaraga imyaka 3 ari consistent. Tuvuge umwaka wa mbere Mirafa, wenda tuvuge Mirafa akina nimero 6 abaye ari meyeri kuri 6 imyaka 3. Imyaka 3 byo biba bigoye. So rero urumva habaga
habagamo icyo kintu cyo kwirara cyo kirimo 100%. icyo kintu kirimo, ariko nanone buriya hari impamvu nyinshi rega ziba zibitera. Hari impamvu nyinshi ziba zibitera, ariko impamvu ntizibura. Impamvu zo ntago zibura, ariko nanone iyo ugiye kureba usanga niyo mpamvu abantu benshi bajyaga bavuga ngo kuki abakinnyi bacu iyo bavuga ngo bajye hanze ngo bakahita bagaruka, kubera ko hari igihe tujyayo ugasanga imikorere yaho iri hejuru bya hatari baragusize. ariko buri kintu cyose n'abakinnyi mu ijambo ku bijyanye no kuva hanze y'u Rwanda ugiye gukina. ducapurisha hano hari comment nyinshi tuzisome tunyuze mu maso turebe. Urumva iyo uvuye mu Rwanda first of all ikintu cya mbere kitakikugora ni imyitozo. Uhita uhagera ukagira ntiwigeze ukina umupira kandi ufite touche wenda uzi no gufata, ariko nyine kondisiyo y'imyitozo mu Rwanda dukoreraho. Ndibuka uribuka ko ari igihe APR twageraga igihe tukajya kwiruka muri stade Amahoro ku gihe cya sinzi wadutozaga icyo gihe tukimyoza tuba bati coach ibi bintu ni byinshi kabisa sinzi niba match tuzayishobora, kandi koko mu by'ukuri iriya niyo yagakwiye kuba imyitozo yo kuzadufasha n'ejo hazaza. Mu by'ukuri nageze muri Zambia nsanga ibintu twakoraga mu Rwanda hariyo abakinnyi beza ariko nta myitozo ihari. Nugerageje gutanga imyitozo umukinnyi arakubwira urankoresha imyitozo sinariye, nta mushahara, nta buzima. So urumva uwo mukinnyi nk'uwo nanone kugera ku rwego ashaka kugeraho rimwe na rimwe biragoye. No kuba dufite nabo bakinnyi bake tujye dushimira Imana, kuko nta kondisiyo tubamo. Umukinnyi arashaka kurya neza kuko wamujyanye muri lokali, urashaka kumuhemba kuko ejo azakina na Rayon Sport cyangwa na APR. Urumva ni ibintu byinshi kondisiyo ziba mu mupira w'amaguru. Niyo mpamvu iyo mbonye n'umukinnyi asezeye rimwe na rimwe nka gutya ujye umwubaha, haba hari ibintu byinshi aba yanga kwangiza bishobora kumwicira kariyeri ye no mu byo yakoze byose byangirika. Nk'ubu ngubu nanjye ni urugero, ni gute ushobora kuba uri titireri umaze imyaka 2 ugasanga ugiye gusinya gukora kontra bare kukubwira ngo urasinyira ubuntu kandi wari titireri bazanye n'umukinnyi urasinyira ubuntu ngo umushahara ngo bari kugufasha ukareba bati se iyi football nzakomeza gute. Ni handi utangira gushaka. Niyo mpamvu umuntu agira n'inama abantu bakiri muri kariyeri ya football, niba ubona utarakomeje ishuri ngo ugere kure ujye ushaka ikindi kintu cy'iruhande ukora, kuko akantu k'umwuga kabisa kagufashe ku ruhande. Football yo mu Rwanda niyo mpamvu nubona umukinnyi byibura amazi nk'ubu bakimenye ni basiniya, kubera ko niba ushobora kuvuga ikintu kimenya agahita byumva. Cyangwa nawe Dani urabona nkamwe mwagiye mugira amahirwe yo gukinira Amavubi imikino myinshi, ntabwo kuba ubona kimenyi bamuzi Dani ntabwo yavuze ngo abanyarwanda baba bakunze ibyo dukora, ntabwo ariko biba bimeze. Ahubwo ni wowe ubwawe uri gupushinga uvuga ati ngewe nkeneye iterambere ry'ejo hazaza na famiye yanjye. Ariko umuntu wese niko yakagombye kubitekerezaho. Ariko kondisiyo dukoramo iteye ubwoba. Niba uvuye hanze no gusaba imyitozo ugasanga bibaye nkaho wiciye iyo kipe wavuyemo, first of all no kugira bagusohore bibanza ari ibibazo ngo waraduhemukiye wanze kudusinyira ngo ujya gukina hanze ngo niyo mpamvu utagaruka ngo tugufate. Why? Niyo mpamvu rimwe na rimwe wicara ukavuga ati igihe kirageze ko ibi bintu umuntu abivamo atanduranyije. Buriya kimenye uzirinde gutinda ahantu, nubona ugeze mu gihe warakinye umupira ku rwego rwiza ugatangira kugira hahandi bakubwira ngo sinyira ubuntu, bro uzahita umanuka uvuga ati ngewe ibyo nakoze biranga. Dani yumva nkubwira birafa rero hari ibintu byinshi tutari bwemeranye. Okay, wowe ubishyira muri context y'ibintu byakubaye kuko kuri kutugira inama. Urumva wowe ni nk'ibyamubayeho nyine. Wowe byakubayeho. Okay, byashobora kuba muri equipe. Urabona nka uno mukinnyi sinzi impamvu nkunda gutanga ingero z'Iburayi nimba ari ukwera hari wenda ariko twirefera, ariko reba nka uno mukinnyi ka Marco Lewis wo muri Dortmund amaze imyaka 12 muri equipe. Ntago yababwiye ko ino Cesar ya nyuma azava muri Dortmund.
yarakinnye, yagize ibihe byiza, yagize ibihe bibi, azagenda azagenda kandi wenda iyo myaka yose 12 ntabwo ariko contract ye yazaga ihagaze neza. Hari yazaga ihagaze nabi, yazaga ihagaze neza bitewe na performance. Kandi ikintu cyose kigaragara mu mupira ubundi babirebera nko kuri Real Madrid, uriya Perez, iyo udafite utari hejuru ntago mufite icyo agushakaho, bitari umukinnyi ahubwo naco amaze 22 kandi bagiye kugira Kime naguciye mu ijambo sibyo. Urabona nicyo kimuvuze cyo nashaka kuvuga kuri Mirafu kugira ngo ndabirangire. Nuko wowe ibintu byose n'ibyo twakinyemo nawe n'ibyo wakinyemo kuvuyemo, wowe bifatire kuri level yuko byari amateri, ni experience gusa ni byiza uzanabisharinga batoya. Ariko wenda ku mpinduka yuko wenda twe dusaba ko byahinduka bizamera bien, igihe runaka igihe bizaza uzanabyikuremo mani. Hari igihe wenda bishobora kuzaba byaravuyeho ukaguma wumva ko bikirimo. Mirabo we umva nkubwe ntuzababazwe n'ikintu wakunze bro. Ntuzababazwe Mirafa none twisomere comment 1 ibisubizo byabonetse. No mujama ngo Mubaraka wa Kaso ngo avuga ibyo kugera muri APR ngo bazi ko bahembwa menshi, ngo ayunga amafaranga ubona ngo ntukore saving. Ngese muba muhembwa menshi muri media ngo nyamara reality y'ibyo twumva atariyo, ngo tukumva nyine ngo mwakenye. Kime urabyumva avuze nyine amafaranga bavuga muri media. Arabaza ati atanze urugero muri APR naya cyangwa na yusa ni igihugu ejo ngo bakumva ngo twakene. Nose boye ko bakinye muri za Arsenal ntibahimbaga amapiyoni ntibakiri. Oya APR amafaranga bagibona umwe kwijana, amafaranga umwe kwijana, amafaranga bariyo wenda bishyira muri management yabo. Tujye twemeranya APR paraporo n'amakipe tuzi amwe namwe APR ihagaze neza bro. Ngewe ikintu navuga kuri no comment ni kimwe, amafaranga ya media yo ntago ariyo ya media, kuko niba maze gusinya aka kanya nkasohoka nkumva nkabona banditse ngo miliyoni 70 ntazo nafashe, ayo yo siyo. Gusa saba ari make, so kuvuga ko bari make. Ngewe sinabivuga gutyo bitewe wenda nuko umuntu wo mu bitangazamakuru yashatse kubivuga, kuko hari n'igihe wasanga no mu kinyenda mubwira ati nanjye uvuge ko nahawe amafaranga menshi, nabyo birashoboka. Ariko ngewe ayo bavuze yose yariyo. Uzi ko yaravuze ebyiri, yaravuze ubwo niyo. Nese wabaga wazivuze oya gihazo navugaga nyine ndi kuvuga wabivugaga. Ariko ubundi rero hano ubundi tubona ko n'umupira wacu ari ikibazo. Gute sinyana amasezerano na perezida bikantanga hano. Contract yanjye abari yanjye na equipe na perezida. Nese ubundi ariko ayo mafaranga bayabwirwa niki? Ahubwo ngewe numva muri realite icyakagombye kuba kibaho nyine nk'abati trete baba bakora umupira wo mu Rwanda, hakagombye kubaho polisi ivuga wenda ko niba amafaranga tuvuge umuntu ari gukina muri APR, yego ni APR turabizi ko ari ikipe nziza, ariko akaba polisi ivuga ko umukinnyi ukina icyiciro cya mbere mu Rwanda aba atagomba kujya munsi ya salary runaka. Ntabwo ibyo byakunda. Nicyo kintu gishoboka kugira league professional. None se amakipe yosanganye ubushobozi ntabwo byo byakunda. Ariko oya Kamoso reba Kamoso hargira mu gihe isiri mu Budage. Mwingu yaranditse mu Budage. ngo nasinye 16 ku myaka 2. Nk'ubu wowe Olivier nimba ari Oliver nimba ari Olivier, nk'ubu we nkweretse contract, ntago mbizi niba ari umukinnyi, sinzi niba ari na president, sinzi niba ari naki, nkweretse contract yanjye wasanga ibintu byinshi mwumva cyangwa ukurikira ari ukubeshya. Mujye mukora nimba byo nabyiti, ariko ntago ari byo, ntago ariyo bampaye.
kandi bampaye nafashe wenda ari hejuru y'ayo ngayo, ariko oya kimenyi hari ikintu numva, hari ikintu kimwe cyumvikana. Ngiye gusinyana n'ikipe tukumvikana amafaranga yanjye nge namubwiye tukayemerana, akambwira atari ko reka twandike ahangaya make kubera ko wenda hari igihe runaka wenda hari ibintu byinshi baba bashaka bakeneye ibyo. Ariko Dani, ibyo biza muri management z'umukinnyi. None se ubundi ikibazo ni kimwe, ngewe ibyo reka mubaze ikibazo, ni wowe ujya kwinegosia contract cyangwa ni management yawe negosia contract? Bro ibyo bintu ntago mu Rwanda bihaho. Ibintu uri kuzana Kamoso, wigeze uba mu Rwanda? Wowe wigeze ukina mu Rwanda urabizi? Umukinnyi na perezida, umukinnyi na perezida baba bameze gutya. Ibyo nta hantu ibyo bintu biba mu mategeko. Agupandisha upanda amanuka. Ntiwishinge Kamoso mu itangazamakuru, yumva urubuga rw'imikino, akora gym ari mu rubuga rw'imikino, ajya muri match ari mu rubuga rw'imikino. Ibyo bintu uri kuzana ibyo bitekerezo ntago bibaho. Wenda nyuma y'igihe runaka, the end of the day kimeraza tureka ibintu bya blague, sibyo? Tujye muri context y'umupira twebwe dushaka ku gihugu cyacu kigira, sibyo? Nukuvuga ngo ikintu uri kuvuga, sibyo? Reba comment ya Aristide yanditse kabisa, urabona ko ni umuntu nyine wabigize umwuga, wakinye nk'umukapiteni ukumva akanabivamo. Yavuze ngo ni byiza kumenya kugenda utarandavura cyane, kandi ugahitamo gukora icyo uzakora just in case nyine bihindutse. Ukumva nyine mu gihe uzaba wabivuyemo ukabitegura ugifite ka gahiti, ukumva unabona izo kashi, urumva ko nubwo buryo nyine ubundi umuntu agomba kubivamo. Ariko ikibazo cyacu twebwe turashaka ubanza ugere hahandi batari buguhembe, ubu utari bufate niyo recruitment. Yega ku kanunda gakunza, ahubwo wagira yarebye mu bwonko bwanjye. Nabivuyemo ntaranduranye. Iyi ni inama nziza cyane. Nabeshya kimwe. Mirafa yaranduranye. Nabivuyemo ntaranduranya. Muri ya kipe yo hejuru ngeze ko hasi. Reka dore amazi yo kunywa. Yewe nabivuyemo neza kimwe. Biri seri. Waguma kugenda kwanjye. Wewe wanasezeye neza, nabonye bari no kujya shaka. Ariko reka nisomere comment. Ndabona zabaye nyinshi. Ndakeka uzi ubuzima twagiye ducamo rimwe na rimwe, hari igihe ikintu kigira bavuga ati reka ndeke kwanduranya, reka nigendere. Ariga ntago twese twatungwa no kuba n'umupira gusa. Nk'ubu ngewe nari narize, urumva mvuga ati why not uyu mwanya ndi gutakaza amatiriza ibintu mbona bidakunda. Hari n'amahirwe y'abandi bana bura bari mitaga. Yes, nk'ubu ngubu nari kuba ndi Kongwe kimwe, urabizi umupira wanjye urawuzi nagushidikanyaho. Ubu ngubu hari abana bari gukina hari ahantu batagakwiye no kuba bahari, kuvuga ati Mirafara, ariko ubu ngubu barimo kwigaragaza. So niyo mpamvu rero hari igihe ubivamo abantu bakumva ko wabivuyemo kubw'impamvu runaka zikomeye. Hari n'igihe batari impamvu zikomeye, urumva? Ndacyari hejuru cyane, rega vuya ndi hejuru, ndi gusoma izo hejuru nuko mbona. Ariko ebana nibyo ko mbona ziri kwikaraga. Network yawe ntabwo mbona zikaraga. Ka ngende kubona izanye zikaraga. Nibwo ako network zabaye. Dani watobari ukajya kugura internet, dore na Mirafara agiye. Network ndayifite iri full man. Shana hangi internet yangira agije kabisa. Turiyame bana bwirira abantu barambe, tuzagaruke ejo. Ariko hari comment nyinshi cyane twari kuba tuzisomye, ariko nta kundi. Abantu barari bahe gahunda. Ambaye gahunda kamane ndebe iz'ingenzi umuntu yakuramo ikintu, tugende tubasubije. Bambwiye nzaza ni Murani,
ahubwo amakipe yose yagahawe ubushobozi bufatika noneho bikaba byafasha guha abakinnyi agaciro. Ntabwo byo byakunda, ibyo biragoye. Ariko iyo niyo polisi. None se Dani oya ibyo byo nibyo icyo kintu kirenzeho sibyo, ni ukuvuga ngo bya biri na ndimo mbwira Kimenyi sibyo. Amakipe ntabwo ashobora kunganya ubushobozi, birumvikana bijyanye n'aho akura sibyo. Ariko polisi igomba kuvuga ko niba ari polisi ya government, ikipe z'u Rwanda zidependinga kuri leta inyinshi sibyo. Ni ukuvuga ngo hari ikipe ziba ziri representing imijyi, uturere gutyo sibyo. Noneho hakazaho none ya polisi ihuza federation na leta ishobora gutuma habaho range umukinnyi umwatlete w'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Contract agomba kujya kunegosiya na club, agomba kugira ahantu agomba guhera sibyo. Bakagira ibyo bati uyu mukinnyi agomba kuba atagomba kujya munsi y'amafaranga wenda ibihumbi 300 by'u Rwanda. N'urugero ntanze ibyo ni iby'ibihugu byateye imbere, ntabwo numva ko twebwe twapfa kubigira. Reka mubaze sibyo. Ikipe igira abakinnyi 30, si squad y'abantu 30 sibyo. None se ubwo ni ukuvuga ngo niba n'urugero wenda nk'umujyi wa Kigali ufite ikipe ya AS Kigali sibyo, bo bakaba bashobora kuba bavuga bati mu bushobozi bw'umujyi wa Kigali dufite gusinyisha abakinnyi tugomba wenda kujya duhemba hagati $1,000 n'amadolari 500 sibyo. Ariko mu mujyi wa Kigali hashobora kuzamo abafatanyabikorwa b'abacuruzi se b'abantu bari hafi y'umujyi, wenda bijyanywe n'uko abaterankunga bemerewe opportunity zo gukorera muri Kigali. Umubosi washobora kuinvestisa mu ikipe akafata ngewe ndi ikipe ya AS Kigali nifasha hasharije wenda kuzayishakira abakinnyi 3 bakora difference ngiye nshobora guhemba. Ibyo bikaba ari, ariko bikaba bizwi ko cyagihe AS Kigali ishobora kuba iriho idafite sponsor iri ku side y'umujyi wa Kigali, ntabwo hazabaho ku decreasinga kw'imishahara y'abakinnyi, ntabwo izabura ntabwo, kuko n'urugero abakozi bakorera umujyi wa Kigali nta numwe urabura saleri sibyo. None se ni gute umukinnyi uzabakinira muri iyo kipe we adafatwa nk'umukozi? Kuko nukuvuga ngo umujyi wa Kigali igiye gusinyisha engineer, uravuga wenda itegeko ry'u Rwanda iyo ntuze ndikuguruje sibyo. Uravuga ati itegeko ry'u Rwanda rivuga ko wenda umu-engineer ufite qualification imeze gutya azahembwa ya mafaranga ku buryo tumukeneye muri aka kazi sibyo. Nukuvuga football rero nayo niba ticara kuri polisi ifata government side ya federation ikabivuga iti mu rwego ko tugomba gutegura championnat igomba kuva kuri uru rwego ikajya kuri ubu, itazagaragaraga mu za match fixing zo kuvanga amakipe yahaye sibyo. Umukinnyi uzaba ari mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, umushahara fatizo byibura umukinnyi yagombye kubafata n'uyu sibyo. Ibindi bijyanye n'uko amikoro y'amakipe ameze bo bakabinegosiya nyuma, ariko hari niba wenda Kimenyi agiye gusinyira Kiyovu akaba azi ko guhera ku mushahara baranegosiya arahera ku $300 cyangwa 400 ajyana hejuru, not kumva ko araza akavuga ati ngewe uzamera 50,000 sinzaguhemba ndi kugufasha. So that is not football bro. Uri kumva kimwe? Urumva icyo kintu ari kuvugaho? Ni umuntu warubajije ngo amakipe yose nyine yumva yahabwa ubushobozi bungana kugira ngo nyine abakinnyi ntabwo amakipe ashobora bajye bahabwa agaciro. Urumva we niko yabajije, ahubwo amakipe yose yagahawe ubushobozi bufatika noneho bikaba byafasha guha abakinnyi agaciro akwiye. Kugira ngo rero urumva biba bikiguye gusa n'umurongo mwiza, ariko biracyagoye icyo yavugaga sibyo. Icyo urumva nge icyo ndumva umuntu yashaka kuvuga sibyo, ni muri context yuko nyine ikipe zagombye kuba zifite budget
atari igihuha sibyo atari igihuha cyangwa ngo ikipe uze kumva ngo byagana gutyo abayoru niba ari y'akarere niba ari y'umujyi niba ari iki noneho umujyi wo ugasetinga hariya muri aya makipe turi akavuga ati twebwe dufite ubushobozi bwo gusinyisha umukinnyi tuzahemba aya mafaranga ya n'aya ariko noneho za polisi za ekipe buriya impamvu ubona mu Rwanda hazamo crise economique mu makipe sibyo nta hantu muri football bro sezirangira ukajya kumva ikipe igiye gukora recruitment bundi gushyashya ntabwo birabintu ubundi birabintu byo ntabwo bibaho ikipe ikina umupira shampiyona mufata nka professionnel yakagombye kuba ifite basic football zidevelopinga abana kuva muri U15 kugera muri U19 yibuze bajya kuguruka gura nka bane umutoza uhabwa contract muri iyo kipe agomba guhabwa contract akanahabwa inshingano zo kujya gufasha elema zirimo hariya kuzizamura niyo mpamvu rero wicara ukabona nka Manchester ijya ku isoko sibyo ariko niba igiye ku isoko ntabwo Manchester ijya ku isoko ngo ijye kugura abakinnyi 8 Manchester irazamura Mayino yavanye muri akademiye izamura undi mupeti ijye kugura wenda Casemiro igure na kanaka bijyanye na level n'ubushobozi ishaka gukora sibyo no kuvuga ngo rero igihe umupira w'u Rwanda ama ekipe atarubaka settings zo kuba abakinnyi muri secteri zose bagomba kugaragara mu buryo buri developed n'abatoza babo ku buryo ushaka nko gusanga wenda nka staff ya APR nka Ngabo nkuko Kimenyi yamuvugaga Ngabo akaba ari muri staff ya APR coaching ya APR nkuru akajya afasha nabo bana kuzamuka kuri Tachirayini hariya muri Ngabo abo yaragombye kuba yicaye aho turi kumwe nubundi ariko hari igihe najyaga mbona bashyiraho no mu Budage ni kumupira ukora sibyo oya n'abantu bose bateye imbere ni kuvuga ngo rero nabo kumva ngo ikipe nka Bugesera nta mafaranga ifite ariko ejo kuri recruitment muzajya kumva ngo iri gushaka abakinnyi 8 kandi buri mukinnyi yamuha contract miliyoni 10 oya icyo ntabwo bishoboka bro ntabwo ibyo bintu biragoye man ntabwo buri mwaka wajya ugura abakinnyi uri hejuru y'8 muzavuga ngo uri guteza umupira njyewe nta hantu football ikorwa gutyo ntabwo bibaho nta hantu biba never nukuvuga ni ikintu umupira ntabwo ari ikintu nyine ntabwo ari ikintu wo kureya uburyo ucyumva sibyo umupira ni ikintu kiri scene international ugomba kureba uko abandi bakora ibyo bintu ubundi uwazakora nk'umushinga ikipe imwe nkuru hariya mu Rwanda ariko ntabwo none se nagaruko nibaza yuko umushinga udara ubwo nuko mbona nyine twebwe nge hari ikintu nakubwiye utarabona dukeneye integrate person muri football sibyo ba bantu bakora ikintu without yuko ari kugikora kugira ngo yica akavuga ati yewe aha hantu ntabwo mazi iminsi ndahama sibyo ahubwo hakaba ba bantu baza bari passionné akavuga ngewe nje muri project ya APR mu myaka 5 nje muri project ya Rayon Sport mu myaka 5 cyo ni nje muri project ya ikipe ya police mu myaka 5 ibintu byo umukoca ibintu byo nuguma kwicara gutya ejo ukavuga uti okay ikipe ya Rayon Sport tugiye kugura abakinnyi 10 umunyamakuru aragenda avuge ngo nabonye umukinnyi muri Tunisia uwo mukinnyi nuzi ngarakina se nuzi ngo statistique ze zimeze gute uramuzanye uje kumwekuza muri championnat nshyashya bushyashya kandi hari umuhembe miliyoni ugombye kuba bari kuba bazamura level muri icyo gihe Gitego ngo hari ikintu ashaka kubabwira nta kibazo rwose tumuteza amatwi ibyo rutazamuvuga nibyo kabisa ariko biragoye cyane kuko akenshi bipfira muri mentality nyine nicyo kintu cyane gikomeye numva ko
ibyo uri kuvuga ngo amakipe kugira projet ku byo byose nibyo pe, nibyo ariko pe nanjye aho ngaho turi reba ubushobozi bw'igihugu cyacu. nabyo nanone reba bigendana n'ubushobozi bw'igihugu, ariko se buriya buba buremereye, ariko nta bushobozi ntago none se amafaranga ugura abakinnyi 10 buri sezo, uguza abakinnyi 3 cyangwa 4, None se ukayashyira hasi muri baba. urabizi neza ko abo bakinnyi 10 bagura bayabahereza, urabizi neza aho ubwo wenda ahubwo wenda ako kantu ko urabizi ko bayabaha koko muko bayabemerera, cyangwa biri muri contract gusa birangira. Oya ngewe nagerageje gukina amakipe nakinyemo, wenda nabaga mfitemo n'abashuti numvaga bayabona, gusa ndabizi neza ko hari n'abatayabona. Cyo nicyo so kuvuga ngo barayabona bose, oya ndabizi ko hari n'abatayabona. Cyo nicyo, ariko urumva babaye ku kipe ifite ubushobozi bwo kuyatanga mani, aho kugira ngo igura buri sezi igura abakinnyi 10. Kutari gusoma comment za Dekati Dekati bamushyizeho ko numva hari ikintu ashaka kubwira abanyarwanda. Nagaro abanyawe Dekati yadututse ntako atagize, ariko icyo ntekereza ngewe kuri football yacu igenda itera imbere umunsi ku munsi, wenda nibikomeza gutya hari ikintu tuzageraho mu myaka 2-3 ntawamenya. buriya se ngewe impamvu mba ntabibona ko ari ugutera imbere, nyine tugenda nk'uko ikoranabuhanga rigenda, nyine hari ibintu tunyura hejuru tugashaka kuhita tugenda nyine ngo tugere imbere nyine aho abandi bari, kandi abo bandi bageze hariya hari ahandi hantu bahereye, twereraho turahasimbuka tugashaka kuhita tugenda ngo tugereyo nyine, kandi ntabwo byakunda mani. hahandi usanga uteguye match, dufate wenda nk'ikipe y'igihugu kumva ko yahita itsinda Senegal, ukumva nyine birashoboka mu mupira w'amaguru nta kidashoboka, ariko mani biba bigoye. ariko nanone reka mbabwire ntabwo none aha tugeze ahantu twajya twizera mu bitangaza, ahubwo twagombye kuba dukora ibintu. Ikibazo cyacu rero urumva ahanini twizera mu bitangaza, twagombye kuba dukora ibintu bifite umurongo bega bifite continuity, sibyo? Ntabwo ngewe mbona umupira w'u Rwanda umuntu wese aje azana filozofi, sibyo? Muri filozofi ye ugasanga n'ibyari biriho birapfuye, cyangwa se hari ukuntu ujya kumva wenda aravuze ati ngiye naraje meze gutya na gutya, ukumva agiye ko gusa nkaho atangirira kuri zero. Ese ukibaza ibi bintu nta murongo byagiraga, abari barahabakuraga. Ubwo nanone ukabona niba afashe manda y'imyaka 5, ubwo nanone indi myaka 5 tugiye kongera duhere mu mizi. ubundi mu Rwanda none suko icyerekezo ni ikihe? Ariko nibyo nibaza kuko ntaho bro kamusa gutanga ingingo nziza n'uburyo structure y'umupira yaba imeze, byari kuvuga ni byiza par rapport y'ahantu yagiye anyura, ko urumva ko ahantu hose yagiye anyura umupira wabaga wubakize, you get. Ariko Kamoso icyo nagomba kumenya, banza umenye kwanza umupira waho ngaho umeze ute, w'iwacu umeze ute. ahubwo kubera ko atawukinye urumva niba bamundi kumubwira ko bigoye, ako utawunyuzemo ntago nyine wenda n'igihe wasanga hari ibyo wenda tukubwira ukavuga ati turabeshya n'iki, ukumva si byo kubera ko hari ibyo, ariko ibintu uri kuvuga mu by'ukuri bibaye ari byo ntago, kuko muri kano karere k'iwacu ugiye kureba usanga nta gihugu cyapfa kurusha igihugu cyacu abakinnyi beza, kuko nje mbibonera nko kuri cyane cyane burangiye ntabwo mbirebera ku bakinnyi bari international, mbarebera nka bino by'amacani twakinaga by'abakinnyi bari local. Niho itubonera ko igihugu cyacu gifite abakinnyi beza, urebeye Tanzania, urebeye Uganda, Kiza, Burundi, ko hose twagiye dukina ama match kandi nyinshi twarazitsindaga kugira ngo tubone qualification, ariko ubwo buryo bw'imyubakire nyine ariko buriya abo bantu barubaka, ibyo ndi kukubwira uburyo bw'imyubakire yabo bwo buri hejuru kurusha twebwe amatara. Twe dufite tara ariko ntago hari bitubakira.
urumva So, rero Kamosi ibintu ari kuvuga 100% ngiye turemeranya ni na byiza ariko ni iby'ibihugu byateye imbere cyane byagezeho imbere. Oya gusa kubaka ni sawa mani ko nk'urugero nge ntabwo urugero mani nko muri Tanzania Azam bifite ikipe nkuru n'abana mani b'ibyiciro byose, wajya kuri Simba usanga ari uko, wajya no kuri Zayanga ugasanga ari uko, ariko mu Rwanda twebwe usanga nk'ikipe ifite abana bayo usanga nta n'imyaka bahari baba bareberaho sinzi ugasanga ni nk'imwe. Reka tuvuge nk'urugero wenda bira muri development mani tugomba kudevelopa. reka tuvuge niba dushaka imbere heza ni ukubitegura. reka tuvuge urumva nyine birasaba ko nkawe nka Kamoso abakinnyi nyine babakina hanze, nta wundi muntu uzakora development atari wowe nyine. Birasaba ko kuko njya mbibona kenshi nk'ahangaha hano muri Kenya hari umukinnyi witwa Michael Olunga akina muri Qatar. Ndamuzi tugera nko kuri umwataka tugera nko kuri 3 kandi dukomeye kabisa ngaha. Urumva ni inkunga bahaye igihugu kiwe nyine. Kubera iki? Kubera karere bakavuga se ibi bintu ni nabikora ninde wundi uzabikora. Wanjye nzabikugende nimbona amafaranga nzabafasha uko nzabafasha. Ngo rero no tugomba guhera tukavuga ati wenda dufashe wenda nk'iyo academy imwe cyangwa ebyiri zigeze kuri competition runaka tugatangira kubategura, kuko nutabikora naho ndi muntu uzabikora. Wowe uzagaciro kabyo ariko hari amakipe mu Rwanda atabura kubikora kuko atabuze ibyo nibyo pe ndabyumva. Hari amakipe atabura ubushobozi, ariko nakubwiye ngo iyo mentality bo baricara bakareba se perezida aricara akavuga ati ndategura projet y'imyaka 20, ese imyaka 20 ngenza abanyiri muri equipe. Ntabwo bishoboka. agashaka ibiri yihuse kugira ngo ashaka ibiri cyangwa 3 yihuse mu gihe azaba akiri perezida kugira ngo ibyo bintu bizamwitirize. Rero nagacyo igihe kirambye nka perezi ujya kugura umwana w'imyaka 17 kandi mu by'ukuri umutegereje mu myaka 5. Umwana w'imyaka 17 afite kariyeri y'imyaka 20, tuvuge wenda niba ari umuzamu cyangwa se niba akina n'imbere tuvuge 15 Perez ntabwo azaba akiri perezida wa Real Madrid, ariko ari ibintu aricara akabitegura akavuga ati kwazaza equipe akazana umukinnyi wo nubwo ahenze ariko hari ikintu azamara equipe no mugenza nazaba nyiri perezida. Ariko ibyo ngibyo ntabwo uzayikora. Ntabwo imyumvire niyo dukeneye. It's all about mentality. Exactly. Ariko nibyo nanjye imyumvire niyo dukeneye. Nibyo reka mbwira akantu mbwira Aritire gato, sibyo? Njyewe ubwanjye na creatinze academy ahantu mu karere, sibyo? Ikintu nashaka kugira ngo nkwereke kijyanye na side ya government na side y'abahedinze football mu Rwanda, sibyo? Ngo iyo ugiye mu kintu hariya football mu Rwanda nabwe 80% ivoma kuri government, sibyo? Ariko wagenda muri cya kintu cya structure, igihugu cyacu kiranoroshye cyane kubera ntago ari igihugu kinini kandi ni igihugu byoroshye kuba wagicamo amasector ku buryo abana bajya bakina mu buryo buboroheye, sibyo? Ariko tugaruke kuri sectors yo gutuma abana babona za formation zihagije zibanze, sibyo? Bisaba iki kugira ngo izo formation zibe? Noneho ukongera ugasanga muri policies yuko ushobora kuzenguruka nk'uturere turwa, kuko ntabwo football ibi Kigali gusa. Ntabwo ibi Kigali urajya mu turere tw'u Rwanda ugasanga wenda tuvanye mu Rubavu na zino zindi tuno turere tugaragaramo ama equipe akina, hari aho ugera ugasanga hatariyo n'umuntu uzi gutoza no kuba yatera ikona akabwira umwana ati fata baro. Exactly. Cyo nangiye kuvuga, ese dufite abatoza bari kuri yo calibre, ese dufite ibibuga bihagije bro. Dufite ibibuga bihagije. Ikindi kibazo gihari muri football, hari ibintu federation ubona isa nkaho idaha imbaraga kandi ari nabyo yagombye kubakira. Izi football z'aba volontaire, sibyo? Kuko uragenda ugasanga wenda ku cyumweru mu volontaire arimo gukina, umwana ahagaze hanze ari kumurebera, sibyo? Nungwa ngo hatabayeho polisi ivuga ngo ikategoriza ibyiciro, ikagira nuko federation yo igomba kureberera icyitwa umupira cyose. Uwita akina umupira wese mu gihugu
akaba afite lisansi n'ikintu kigomba kuba kituma azwi na federasiyo, bagashyiraho na shampiyona hakazaho y'amateur. categories, kuko biratangaje gusanga wenda nk'umusore w'imyaka 20 ari gukina n'abasaza b'imyaka 50. Hano mu Budage ntabwo bibaho. Buri muntu wese aba afite kategori akina. Simbutsa ntabwo twahita tumera nko mu Budage. Ndi gushaka kugira ngo mwereke ikintu gishobora gutanga ishusho y'umupira. None icyo gihe bamajije kubigenza gufata izo policy bagakategoriza ibyiciro mu turere, ariko hakabanza hagatangwa na formation z'aba bantu bajya guha ubumenyi bw'ibanze abana. Ikindi hakaza buri mwaka se hasohoka abakoca sinya mbabona nka Marisanse de kimenya ntayo kimenya ryo rifite kimenya cyo kwa afite se baba oya hari abakinnyi benshi njya mbona mani za lisanse de abantu benshi buri mwaka hasohoka abakinnyi benshi, hari abakina abawuretse ukabona ariko kugira ngo umubone ari mu kipe arayiryamana arayicara akayiryamana. Oya mbere abatoza bo barasohoka n'ibibuga, dukeneye ibibuga, dukeneye abatoza ako tubari umutima wo kwitanga, ariko urugero nka bakuca Kayiranga Batista, bakuca Jimmy, uburyo bitanga. Nta murenge mu Rwanda utabamo ikibuga. Uzi ko Kayiranga ajya gushaka ikibuga naho kitari, nawe ariko yicara azi neza ko afite abana baze. Nta murenge mu Rwanda bakuca ba Jimmy bari baritanga. Hari ikipe nabonye atoza ahantu hirya iyo ngiyo y'abapeti kontu baritanga ku rwego rwo hejuru. Kubera iki nese ubu nka Jimmy iyo agiye kuvuga ngo ngiye gufata ikipe y'abana tuvuge 40, ubuse nk'umwana w'imyaka 10 koko uwo mwana azajya kugera ku rwego, tuvuge ku rwego nk'urwo wenda kugera ku myaka nk'iyo Kimenya afite cyangwa iyo ufite, ubwo koca azaba amutegerejemo iyenyu. oya buriya hari ukuntu rega bari abana babasinyana ngiye kera nakinye mu kipe y'abana biremera, ariko koca hari ukuntu mwagiraga amasezerano wabona ikipe itangira guhemba ikamusigira ikintu, ariko nta kibazo bazabikore gutyo basinye. Oya ubundi niko bigenda, urabafata ariko baza abana bazamuke babe urabafata gutyo wowe ukabakoresha ariko ufitanye amasezerano nabo ko ikipe izagira igomba gutanga indero. Oya ibyo ndabyumva, ariko ntibaza babikore nyine abantu bafite umutima babe benshi, tubona abana benshi bazamuka, kuko niba ari ikintu cya mbere hari abantu benshi baba bafite amafaranga bayumva yanabikora, ariko yareba umupira mu Rwanda akabona nta uruganda. Abantu nanjye ndabibona, hari abantu bakunda umupira kabisa, ubona hari abantu pe bafite n'amafaranga bafite abayumva yanabikora, ntabwo nyine ntabwo arabona ikintu gishobora gutuma we umukuru nyine ngo kibimujyane umupira umukuru. Ese hari umwana nabonye wiga niba ari mu wa 2 segonderi ngo wo muri Muhazi watsinze igitego Marine ejo bundi, ugasanga nk'uramwana nta bigeze akina, nta hantu namwe yigeza araje yiviriye ku ishuri from nowhere ahise yikina yaje gutyo. Ikibazo buriya agiye gukina nk'umwaka umwe muri iriya kipe ejo uzumve uwo mwana yabuze, nuko uzamushakira irengero umubure. Reka twere kujya muri uwo mwana wa kure. Bari abana ngiye nabonaga bazi umupira, baniseti bandi bano bana ba Kedi bagiye nuko nyine niko mu Rwanda twigendera. Ikibazo nyine nuko mubibona abantu barabireba, kandi umwana yari tarabigaragara, ariko kabisa abantu bose bakamuvuga umwaka umwe, ejo ukajya kumva ko umuntu ari kuri mikoro avuga Aniseti n'umusinzi ibyo urabibwira abanyarwanda ngo bibafashe. Oya ibyo nibyo, kuko urugero nka Kimenyi na Musanze muri Kiyovu kuba Aniseti yakosa sibyo, kuba Aniseti yakosa hari context ngiye bibona mu nyine ku myaka ye, hari ibyo nyine bijyanye n'ibyo amajije kubona n'ubuzima yabayemo, hari ibintu nyine bituma ubuzima buhinduka, ugasanga nyine wenda kwakira ibyo bintu biragoye sibyo. Ariko in reality yuko iyo umwana nkuriya umubona ko ukabona ni inyenyeri, hari ikintu ugomba gutuma ugomba kumushyiraho wowe ubwawe, kuko hari icyo umukeneye sibyo.
kuko nk'uko mwabivugaga ngo murasinyira miliyoni 50, niba ni Setise yasinyiye miliyoni 50, ushobora gusanga wenda n'iwabo ariwe muntu utunze hejuru ya miliyoni ku myaka ye. Uwo mwana ejo nataza mu myitozo uzamubera wapi nubwo zabe 5 umwana ungana kuriya nyine n'ubuzima bavuyemo. Man, iri koko nyine ikibazo ubona reality ku bintu. Ikibazo ntabwo mbona ko ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cy'abanyamakuru, ikibazo cy'abafana, ikibazo cy'abakinnyi, ahubwo ikibazo kinini football ubu kuri iki gihe football yabaye science ariko ku bantu bari hejuru dani icyo nshaka kuvuga oya ntabwo nshaka kuvuga science yo mu kibuga. Urumva ibyo mu kibuga bijya kugeraho hari ibindi bintu byabaye inyuma. Nimba ari science kubera iki batafata abantu babona ko bafite ubwo bushobozi bwo kuba bakiga icyo kintu bakabajyana mu bigo birenze byateye imbere aho mu Budage kamasavuga hehe mu Bwongereza, bagafata buri umwe bakagenda bamujyana, hanyuma bamara kubyiga bakabigraduatingamo bakaza mu Rwanda baje kubaka iyo system. Ariko icyo kintu uvuze mise nibuka ko hari abakoca aho mu Rwanda bakuru bose uyu munsi wa none usanga bagendera kuri izo lisansi baba barakuye muri ibyo bihugu. Nibyo nagiye kubwira, kera umupira impamvu wari urenze, kera abatoza benshi bakoreraga ama lisansi mu Budage muri kuko nka Seninga afite lisansi yakoreye mu Budage. Mashami nabo banza yarahageze. Urumva ko n'uwo na coach Jimmy twavugaga bakoreye muri Amerika. Abo bantu baba bazi system y'uburyo umupira akubakwamo, uburyo umukinnyi icyo yakenera kugira ngo abe wa mukinnyi wo abantu bifuza wo gutanga ibyishimo. Naho ubundi wa mugani wa Mpajiri aravuga ngo ni Kanjwinji. Kanjwinji it's like nka kwa kundi ushobora kujya muri quartier hano ugasanga barimo barakina wenda karere ufite baro nziza ukayibaterera hejuru bakaba ariyo bakina. Ni ukuvuga ngo nta murongo ntago nyine biba ari ibintu bifite ireme rya bien sana. Umukinnyi araza from nowhere ukumva ngo yasinyiye ikipe yo muri Big Four agakina umwaka umwe ukabura mubuze. Umupira rero umupira wacu ukeneye systeme yubakitse kuva kuri subuza, ntago mbizi ku niyo systeme Kamusoni numvisha bisobanura wenda arabizi kunisha. Oya umupira buriya bros uri kureba ngewe reka ngo urugero rw'igihugu cyiza kiri kubaka umupira kandi ubona ko bafite ahantu bari kugana. Iki gihugu cyo muri Canada buriya kigira amakipe 8 yo mu cyiciro cya mbere. Ibyo ni kubyumva, nicyo gihugu cya mbere mbashije kubyumva, amakipe 8 man mu cyiciro cya mbere. Uri kubyumva? Ariko uribaza ariko mbaza ibyiciro bya kabiri byabo. Mbaza ibyiciro bya kabiri byabo. Uribaza cya kabiri yo mukinnyi nyuma yanyu abareserve b'abakinnyi n'abakinnyi batigeze bakina bose bagomba gukina match n'abandi bakinnyi b'iyo kipe baje. Icyo kintu uri kucyumva? Kugira ngo mwese mugume muri kuri review. Iyo kipe ifite abakinnyi batarengeje 21, ifite abakinnyi batarengeje 18 bazabasha noneho abo bakinnyi babafite mu byiciro byose n'abakobwa. Ibyo bintu uri kubyumva? Ariko biri kuza nabonye amakipe yo mu Rwanda menshi afite amakipe y'abagore, icyiciro cya gatatu cyaraje harimo n'utudemi. Yewe ni cya kintu nahoze mubwira Dani, Ferwafa yicare itegure ikintu izakore nka database cyane irimo uwiyitirira football wese amwigisha. Niko none se ari aba bantu bagenda ukajya kumva ngo bagiye gukinira ngo za Rwanda yabo zaki ibyo bintu byose. Buriya kiriya cyiciro cya abakita gute hano kiriya cyo mu za Rwanda wasanga nta kaboko wabona nta kaboko ka Ferwafa igiramo, ari ibigo bipfa kwikinira gutyo gusa. kirenze
uziko Askoki isigaye ifite ubushobozi kurusha shampiyona. kandi ngiye hari abakinnyi bo mu Rwanda nzi bakina mu cyambere bambwiye ati tugiye kubivamo twigiye muri Askoki. hari abagenda muri Askoki bakagaruka Nose bakagaruka muri shampiyona. ntabwo uzi uko ni ugukunda umupira kuko biriya bigo biba bihemba neza binaguhembera ku gihe. Ubwo nyine ni kwa gukumbura ya competition no kugira gute bro. ahubwo Askoki izakomera mwumve niyo yabaye icyiciro we ariko urumva nyine ni ikibazo kandi federation bwa ntabwo ikibona ariko ntabwo bakibona ariko bazayibona mu minsi iza. ntabwo bishoboka ko ariko reka mubaze ikibazo kimwe nanjye mbere yuko ndi bugende mu kanya mubona bipfira kubera iki shampiyona yacu nka shampiyona y'icyo cya mbere iterekanwa ku mateleviziyo man no kubera iki urumva nyine icyo gihugu cyo umuterankunga we yaza yagera aho ngaho akabona uburyo shampiyona yubakitse. burarega umuntu agiye gutera inkunga ikintu areba ukuntu ikintu cyubakitse n'inyungu azakigiramo. biriya bintu sinzi ukuntu nabisobanura ariko biri mu bintu bituma n'abakinnyi bacu benshi badasohoka bagiye gukina hanze. kubera cyo wabona highlights hari ibitego nk'umunani natsinze muri shampiyona ariko ntagira kandi nabitsinze amakipe akomeye. umva nkubwire ngiye mfite urugero rwiza ninjye ngiye nakinye mu cyiciro cya mbere umwaka umwe, uwa kabiri nagiye kubera Azam TV nguzwe n'ikipe muri Tanzania kuko bareba match zacu. uri kumva ariko ni ukuvuga ngo mu gihe yahaviriye n'abakinnyi kugiye usohoke ni ikibazo man. kandi ntabwo yerekana shampiyona y'u Rwanda ntabwo bishoboka. uciye kuri TV nawo kereka ari wa wundi nyine nka PL na Rayon nka kiriya gikombe cy'amahoro cya finali cyo cyaciyeho. ariko kugira undi mupira ushake kubona match y'amagaju na Epa utsinda ibitego 10 ukabona bine. nanjye nuko byagenze kugira ngo nzaha boro kabisa. ndabesha utsinda 10 man ukabona bine. natsinda 11 mbonamo 6. oya ibindi ntabwo nigeze mbibona. ibyo ni hatari man. icyo gihe cyaza Azam TV gihaye byari birenze ariko kirana cyo bazakigeho man. urumva gira televiziyo yerekana shampiyona. ibyo nakubwiye man sibyo. wenda ngiyewe nanjye ku gitekerezo natanga ku kibazo Arthur yarabajije. football y'u Rwanda ikeneye kuzamo abantu muri project. oya sino n'abarijanderi abantu bashobora guhabwa akazi kari perimana baje gukora ibintu bazi. cyangwa se ibyo biragoye gipfa mu gitondo ukaba wagiye. gipfa mu gitondo uba wagiye. nta muntu mu Rwanda uzi ibintu gutyo ntabwo bapfa kuguha amasezerano muri secteur ko biba bibabaje man. walahi biba bibabaje muri secteur za uzi gusanga muri janderi wakinye izamu nka Ndori aho kugira ngo bari mu cyambere kugira ari muri Askoki man. ari gutoza ikipe muri Askoki usanga ari imuhemba neza kuruta uko atekereza ati nakagiye mu cyiciro cya mbere nkatoza ikipe. none se hari ikindi kibazo nari mwibagiwe kubabaza sibyo. kuki hataba the legends za club za ikipe zo mu Rwanda. tuwe warakiniye ikipe n'imyaka 15 mutwara n'ibikombe ariko bro hari ikintu udashobora kubona moment igaragara wenda ikibazo cyo mu Rwanda. ikibazo cyo mu Rwanda ikibazo cyo mu Rwanda ushobora gukinira dufata urugero ngiye gutanga urugero rw'amakipe ariko ntago ariko bimeze. ushobora gusanga ukiniye nk'urugero AS Kigali man ukayikinira imyaka 10 ariko wayivamo ugasanga ukiniye nk'iyihese ukiniye nka Kiyovu imyaka 2 ugasanga Kiyovu kugiza umurigent kuruta uko AS Kigali yakugira umurigent kandi warayikiniye iyo myaka 10. warayitwayemo n'ibikombe byinshi cyane. warayitwayemo n'ibikombe uzi ko mu Rwanda ibyo bintu bibaho rero. ariko uzareba iburayi man umukinnyi wakinye muri man imyaka 10 nubwo agenda agakina indi yose akazenguruka ahantu hose usanga hari ibintu mwirengagiza kandi mwita kari bito kandi bari binini ariko rurimi rw'umupira sibyo. no kuvuga ngo training center ya APR cyangwa ya AS Kigali cyangwa ya
niba idashobora kugaragaramo ifoto abafana ba Leopard barenda kunyica mani ngo nindyama oya ryama abana iyo ufite akamace ryama uruhuke mani ejo barenda kunyica no mva oya ryama uruhuke oya nibyo ryama uruhuke